Ndagusuhuje nshuti muvandimwe uduteze amatwi. Icyigisho tugiye kurebera hamwe cya karindwi kiravuga ngo kuyoboka Imana bidasubirwaho. Kuramya Imana uri ku rubuga rw'intambara. Icyo kwibuka turagisanga muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Haravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Nanone ndakwibutsa ko tukiri kwibanda ku nkuru y'Abisiraheli bava muri Egiputa bagana i Kanani, ndetse tukarebera hamwe ibyigisho by'ingenzi byadufasha mu kwizera kwacu. Iyo turebye mu itangira igice cya 17 umurongo wa 9, hari umutwe uvuga ngo Imana ishyiraho gukebwaho ikimenyetso cy'isezerano ryayo. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, nawe uzakomeza isezerano ryanjye, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza, riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, umugabo wese muri mwe azakebwa. Muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye, kibe ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Muri iki gice cya 15 tuhabona Imana iha Aburahamu gukebwa nk'ikimenyetso cy'isezerano gituma abantu bibuka isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Ikimenyetso cyongera kwibutsa Abisiraheli isezerano Imana yagiranye na sogokuruza wabo Aburahamu. Iryo sezerano ryari uko yagombaga guha urubyaro rwe Kanani, ndetse bakagwira bakaba umubare nyamwinshi, nk'uko tubibona mu gice cya 15 cy'itangiriro. Nanone iyo tugiye mu gitabo cyo kubara igice cya 28 umurongo wa 16, naho haravuga ngo mu kwezi kwa mbere k'umunsi wa 14 hajye habaho Pasika y'Uwiteka. Gukebwa ndetse na Pasika yari imihango ibiri ikomeye ifite igishushanyo gikomeye hagati y'Abisiraheli ndetse n'Uwiteka. Mu gihe cyo kuva muri Egiputa bagana muri Kanani rwari urugendo rutoroshye. Rwabasabaga kugenda ndetse bakagenda banarwana n'abanzi babo. Ibi ngibi byari bigoranye mu buryo bugaragara kugira ngo iyi mihango yo gukebwa ndetse no kubahiriza Pasika ikurikizwe. Ariko byakomeje kugorana igihe Abisiraheli bari bamaze kwambuka Yorodani. Bamaze kwambuka Yorodani bakambitse hafi y'umudugudu wa Yeriko. Yeriko hari umudugudu ukomeye ufite abagabo bamenyereye intambara b'ibigango ndetse bafite n'ibikoresho by'intambara bihagije. Ariko ntibyari ibyo gusa, Yeriko yari umudugudu ugoswe n'inkike z'amabuye, ntibyari byoroshye kuwutera. Iyo tugiye mu gice cya 5 cya Yosuwa, tubona Yesuwa akora ibintu bisa n'ibitatekerejweho. Yakebesheje abagabo bose batari bakebwe bari ku rubuga rw'umwanzi, ndetse banizihiza Pasika igihe bari basumbirijwe n'ibihe bitoroshye. Mbese gukebwa muri icyo gihe byari bisobanuye iki? Gukebwa kwari uburyo bwo kongera kugira isezerano nyambere. Atari ibyo gusa nk'uko twabibonye mu isomo ryatangiye, ahubwo gukebwa kwari ikimenyetso cy'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu yuko izamuha igihugu cy'isezerano ndetse ikamugwiriza n'urubyaro. Mbere yuko muri iki gisekuru gishya cya Aburahamu binjira mu byo kwigarura igihugu, bari bakeneye kumenya mu buryo bwuzuye isano bafitanye na nyiri igihugu. Kubw'imirimo itangaje Uwiteka yakoreye Abisiraheli nko kubambutsa Yorodani, kubarinda bakaba amahoro n'ibindi, byatumye bavugurura isezerano bari bafitanye n'Uwiteka. Ibi ngibi natwe bifite icyo bitwigisha muri iyi minsi. Nuko isezerano dufitanye n'Imana rikwiye kuba buri gihe ari igisubizo cyo kunyurwa n'ibyo yarangije kudusohoreza. Ntikibe na rimwe igikorwa cyo kugerageza kubona ibyiza runaka tubiheshejwe no gukora ibyo yadutegetse. Hari impamvu nyamukuru yatumye Yesu akora kino gikorwa cyo gukeba abana ba Isiraheli batari barakebwe. Impamvu ya mbere yari yo kongera kwibutsa Abisiraheli yuko Uwiteka yabasezeraniye icyo gihugu. Iya kabiri yari yo kongera gutuma biringira Uwiteka ndetse bakamwizera, kuko isezerano ryari rigezemo hagati risohora. Turabyibuka yuko isezerano rya mbere ryari ukugwira k'ubwoko bwa Isiraheli. Abisiraheli muri iki gihe bari umubare nyamwinshi. Impamvu yindi yatumye gukebwa kubaho kandi yari nakomeye, yari yo kongera kubibutsa yuko gutsinda kw'Abisiraheli ndetse no kunesha mu ntambara zose bitavaga ku mubare nyamwinshi w'ingabo bari bafite cyangwa ubuhanga mu kurwana bari bafite, ahubwo byavaga ku Uwiteka we wirwaniraga iyo ntambara. Ntibari bafite gutinya yuko nihagira bakebwa bagaterwa, icyo gihe bashobora gutsindwa.
ahubwo bari bizeye Uwiteka yuko ari we uzabarwanira igihe cyose mu ntambara bazagira. Ibyo byose babikoze kugira ngo bizihize isano bari bafitanye n'Imana yabatabaye ikabakura muri Egiputa. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Abisiraheli bumvise neza iby'iri somo, babanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, maze ibindi byose babikora mu kwizera yuko Uwiteka azabibasohoreza. Inshuro nyinshi ubuzima bwacu bwa buri munsi busa n'ubudushyizeho igitutu, butwereka ibintu byinshi byihutirwa kandi by'ingenzi dukwiriye kwitaho kandi tugakemura. Ibi bigatuma twibagirwa ikintu kimwe cy'ingenzi kurusha byose, ari cyo guhora tuvugurura isano buri munsi tugirana n'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbese ni kangahe ku munsi wibuka gusenga? Mbese umara iminsi ngaho udasenze? Tekereza inshuro wirengagije ibihe byo gusenga bitewe n'ibintu ubona ko ari ingenzi kurutaho. Uwiteka adufashe, aduhe kumenya icyambere cy'ingenzi mu buzima bwacu, yuko ari ukubana nawe, ibindi byose ari inyongera. Nanone mbere yuko bajya gutera Yeriko babanje kwizihiza Pasika. Nk'uko Uwiteka yari yarabitegetse agatanga igihe ndetse agatanga n'amabwiriza yo kwizihiza Pasika, intambara ndetse n'igihe cy'akaga ntibyagombaga kubuza Abisiraheli kwizihiza Pasika. Ahubwo bagombaga gushyira ku ruhande ibyo barimo byose, bagakurikiza itegeko ry'Uwiteka nk'uko Uwiteka yari yaritanze, kugira ngo bagaragaze yuko bamwubaha kandi bemere ibyo abategeka byose. Kwizihiza Pasika ntibyari bifitiye Uwiteka akamaro, ahubwo abo byari bifitiye akamaro bari Abisiraheli, kuko byongeraga kubibutsa yuko Uwiteka wacunguye mu gihugu cya Egiputa akarokora abana babo b'imfura, na n'icyo gihe bari bakiri kumwe, kandi niwe wari kubarokora igihe bari bagiye gutera Yeriko. Niwe wari kubarokora akabaha igihugu cy'isezerano, nk'uko n'ubundi yari yarabisezeraniye sogokuruza wabo Aburahamu. Cyari icyibutso cyiza ndetse bikaba n'uburyo bwiza bwo kongera kwibutsa yuko Uwiteka akomeza isezerano rye kandi akarisohoza. Nanone Pasika yagaragazaga itangiro ry'igihe gishya mu mateka y'Abisiraheli, ari cyo kuva mu bubata bagana mu mudendezo. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 7. Nuko mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishya, mube mutakiriho umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Yesu Kristo. Nuko tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo ari we gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuye ariyo kuri no kutaryarya. Ifunguro ryera ni ikimenyetso cyasimbujwe Pasika, cyongera kutwibutsa yuko Uwiteka yaducunguye mu bubata bw'icyaha akaduha umudendezo. Iri vugurura ryakozwe na Yesuwa ryari ivugurura rifite imbaraga kandi ryabyaye umusaruro. Igihe bateraga Yeriko barahatsinze kubwo kwizera Uwiteka. Iyo dukomeza tugasoma mu gice cya 7 cya Yesuwa, tuhabona umwe mu Bisiraheli yenda ku byashinganwe by'Uwiteka. Ibi byateye Uwiteka kurakarira Abisiraheli kugeza aho batereye kuri Ayi bagatsindwa. Ariko iyo dukomeje imbere tubona icyo kizira gikurwa mu Bisiraheli, maze bakongera gatera kuri Ayi bakanesha. Yesuwa nk'umubwiriza butumwa utari ufite gucika intege yabonye yuko hari ikindi asabwa. Mu gice cya 8 ku murongo wa 31 hafite umutwe uvuga ngo Yosuwa yubaka igicaniro yandika amategeko ku mabuye. Birangiye Yosuwa yubakira Uwiteka Imana y'Abisiraheli igicaniro cy'amabuye ku musozi witwa Ebali, nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse Abisiraheli, kandi uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose, igicaniro cy'amabuye mazima atigeze gukozwaho icyuma n'umuntu n'umwe, bagitambiraho Uwiteka ibitambo byonswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Maze yandikira imbere y'Abisiraheli ku mabuye y'igicaniro amategeko ya Mose, nk'uko Mose yari yarayanditse. Iyo dutarutse ku murongo wa 34 naho haragira hati: hanyuma asoma amagambo y'amategeko yose, imigisha n'imivumo nk'uko byari byanditswe byo mu gitabo cy'amategeko. Nta jambo na rimwe mu yo Mose yategetse yose Yosuwa atasomye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli, harimo abagore n'abana n'abanyamahanga bagendanaga nabo.
Hano turahabona ikintu Yosuwa yarasobanukiwe neza cyane. Yarasobanukiwe neza yuko nubwo intambara ndetse no kwigarurira igihugu byari bifite akamaro, ariko hariho ikindi kintu kirushijeho kuba ingenzi, ari cyo kumvira amategeko y'Imana. Kwigarurira igihugu byari intambwe imwe gusa mu gusora k'umugambi w'Imana yari ifitiye ubwoko bwa Isiraheli. Uwiteka yifurizaga ubwoko bwa Isiraheli yuko bwakomeza amategeko, maze ntibube muri Kanani yo mu isi gusa, ahubwo bukazaba no muri Kanani yo mu ijuru. Uwiteka azi intege nke zacu, azi ko twe abantu turangwa no kwibagirwa. Amategeko y'Uwiteka ntacyanditse ku mabuye, ahubwo yanditse ku mitima yacu. Mbese ni kangahe wirengagiza gukora icyiza kandi umutima wawe ugusaba kugikora? Ibitambo Yosuwa yatambaga byashushanyaga Yesu nk'igitambo kizima cy'isezerano gikuraho ibyaha by'abantu, maze umwizera wese agahabwa ubugingo buhoraho. Mbese ubona bikoroheye ku ruhe rwego muri ubu buzima bw'urusaku na jugujugu kwibagirwa Uwiteka maze ugashaka gukora ibintu mu mbaraga zawe n'ubushobozi bwawe? Kubera iki ibyo byoroshye kubikora by'umwihariko igihe ibintu biri kugenda neza? Iki ni ikibazo ukwiriye kwibaza kugira ngo umenye koko nimba Yesu umugira nyambere mu buzima bwawe. Ibikorwa bitunguranye bya Yosuwa bigaragaza kwizera Yosuwa yari afitiye Imana ntibyagarukiye aho. Mu gice cya 18 tuhabona Yosuwa ashinga i Shilo ihema ry'ibonaniro. Iryo hema yarishinze igihe hari imiryango igera muri 7 yari itarabona gakondo, ariko kubwo kwizera Uwiteka ibyo byose yabikoze azi neza yuko nabo bazabona gakondo. Gushinga ihema ry'ibonaniro i Shilo ryari ikimenyetso cy'uko Uwiteka Nyiringabo ari hagati mu Bisiraheli. Nanone ibi byabibutsaga inshingano bafite yo gukurikiza isezerano bagiranye n'Uwiteka. Natwe abakristo bo muri iki gihe ni ingenzi guhanga amaso ku buturo bwera bwo mu ijuru, igihe turwana n'intambara zo muri iyi si zitagira iherezo. Nidukomeza kwiringira udatezuka umurimo Kristo yasohoje ku musaraba n'uwo akorera mu buturo bwera bwo mu ijuru, mu kwizera dushobora gutegereza igihe Imana izongera gutura hagati mu bantu bayo, ariko kuri iyi nshuro izabana nabo ubuziraherezo. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3 haragira hati: numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Nkwifurije kuba muri aba bantu bazahanagurwa amarira ku maso yabo igihe bazaba batsinze urupfu, gutaka, kuribwa, ibibazo n'ibindi byose tunyuramo bibabaje muri iyi si ubwo Yesu Kristo azaba agarutse. Dusenge. Uwiteka udufashe, uduhe umutima wo kukumvira ndetse no gukora ibyo ushaka, ni mu izina rya Yesu. Amen.